ariko hari abantu barimo ahangaha bize ku bigo birimo amazina y'imirenge, hari ibiboro bitanga school motto. Ibigo by'abana bo bakiri usanga ngo discipline, work hard and success. Kimirongo ya kabiri hari handitseho ngo kugera kure mu buzima siko gupfa. None hari abantu bita ku munini za masoro bari bafite moto ngo iga cyangwa utahe. Warayisoma gukahita uba inspired babatisha ndataha tu. Ariko abana reka mbabwire mukore cyane abana banyu bazige ku bigo byiza. Ndimbati na Clapton ntago bikunda ishashe na envelope mu nzira. Ibi ntago byumvikana. Ariko mushimire leta yacu kubera ikintu cy'uburinganire. Tujya kwakira undi munyarwenya yitwa BGB, niwe munyarwenya wenyine witiranwa n'abaraperi, urumva BGB. Kandi ubwo harimo Bizimana Jean Claude ibintu. Tumwakire nk'umustar ariko urumva ni BGB. Ladies and gentlemen, put your hands together for BGB. Amashyi cyane kuri BGB. Mumeze neza? Okay. Ngiye nubwo njanga kubasetsa mfite ikibazo. Ubu ngubu mama na papa nta kazi bafite. Kubera experience bafite. Ubundi abandi babura akazi kubera kubura uburambe. Abandi bakabura akazi kubera ko nta burambe buhagije bafite. Mama na papa bafite uburambe ariko nibwo buri kubakoraho. Mama na papa bose bize icungamutungo. Ariko mama yacungaga umutungo w'Indera. Papa yacungaga umutungo wo muri gereza ya Butaremani. Rero yagiye kwaka akazi muri banki aravuga ngo amaze imyaka 5 muri gereza. Mubera amashyi papa nyamuneka. Noneho mama akagenda avuga ngo amaze imyaka 6 Indera. Mumeze mutese? Mbere yuko nkomeza najya mumera amashiribu, amashyi menshi kuri ribu nyamuneka. Mumera amashiribu. Mani ribu ikora akazi kose ku buryo kubera imbaraga yashize mu gukumira ihohoterwa rikorerwa umwana w'umukobwa, hari n'ibisakuzo bimwe na bimwe byagiye bicika. Hari ibisakuzo umuntu asigaye gusakuza ukabanza ukareba ku ruhande nimba nta muribu uhari. Si muri abanyarwanda ngaho dusakuze sakwe. Gatukwe kateze. Ibeshu kivuge man. Ibeshu kivuge bahita bakujyana. Veni seke bro. Amashyanya re. Ungu cyakoza mushobora kubwirana myumbati mishoro. Icyo kirakuze man, ntago kiri underage. Mumeze neza se? Tukiri mu muco, ubundi gusakuza n'umuco wa Kinyarwanda. Nimubizi? Ariko ejo bundi nandi ndasakuza na papa. Ndavuga ati papa, kubita ibyo bitoki bya so binsaba inyama. Ndabyibuka uwo munsi nibwo nagiye muri ghetto. Gusakuza n'umuco wa Kinyarwanda ariko abantu b'inyamirambo njya mbibazaho. Nimba nta Kinyarwanda baba bazi. Ejo bundi hari umushuti wanyu utuye Nyamirambo. Twaraganiriye ibiganiro birashira biba ngombwa ko tunasakuza. Ndamubwira sakwe musaza. Arambwira ngo ntaribi. Ndamubwira sakwe arambwira ngo yola. Naramubwiye ngo zenguruka duhure. Ahita mbaza ngo Europe ni ya hehe wana. Icyaka numva icyo kirakomenda avuga ati reka mubwire ikindi. Ndamubwira ngo nyiramakangaza ngo mutahe. Ahita ambwira ngo icyo cyana wambaye namba yacyo wana. None namubwiye ikindi. Ndavuga ati ibi byose ubwo byakunaniye iki cyo uragikora. Ndavuga ngo ubishira ibumbi ahita ambwira ngo uramwishe wana. Mumeze mutese? Mumeze neza? Ubundi burankunda abahanzi cyane. Hari umuhanzi nkunda witwa Davis D. Yakoze indirimbo yitwa Itara. Iyo ndirimbo yayikoze avuye muri gereza. Ubundi Davis D mbere yuko afungwa hari ukuntu yajya atubwira ukuntu ari umwami w'abana,
akatubwira ukuntu ashobora gufata umwana ngakamugonda ngakamuheza umwuka, ibyo byose akabitubwira tukumva nibyo pe, akanatubwira ngo ni umwami w'amajyepfo. Ariko bamukojeje muri gereza, baramubajije ngo ese uriya mwana hari ahantu umuzi? Atavuga ngo hoya pe, mu mateka y'ubwami nibwo bwa mbere nari mbonye umwami wihakana ubwami bwe. Ubundi buriya ngo kera mu minsi ishize hari ibintu byadutse ku mbuga nkoranyambaga ngo bya big fish, simubizi? Buriya muri muzika pe dufite big fish. Bruce Melody uramureba ukabona ni big fish, simubizi? Wareba The Ben ukabona ni big fish. Ariko ibaze ko muri comedy big fish dufite ari Clapton Kibonke. None mwibaza nka Clapton Kibonke yihaye ibyo kuririmba nka Yago Pundate, yajya muri muzika agahita ahinduka ikidagara kinini. Murakoze cyane, twa BGB. Kabukinga bongera inyana ubwatsi, kabukinga